irembo rya gatanu rifite intego ryo kudutegura kugira ngo tube abagabo bashitse. Irembo riciyemo nyuma y'uko Imana igucishe mu rya kane, irya gatanu Imana iragutegura kugira ngo ube umuntu ushitse uzakora ibyo yakuremeye. Aha niho preparation itangirira. Esther igice cya 4 umurongo wa 2 turadusimbuka Esther 6 umurongo wa 10 n'uwa 12. Ajya imbere y'irembo ry'umwami. Ajya imbere y'irembo ry'umwami kuko ari nawe wabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Uyu mugabo Moridekayi ubuzima bwe bwari ku irembo, ariko irembo yari ariho na hanyuma yari biramutrainingira yafashimwe cyane. Ibi season yo gutegurwa niyo season ukuramo ubuhamya uzatangaza ejo. Uyu mugabo yari ku irembo. Igitabo cya Esther kivuga irembo inshuro nyinshi cyane. Murabizi ibibazo bya Esther y'abayuda baciyemo, amasengesho bakoze misi 3 bashaka Imana. Moridekayi yagiye akoreye umwami baramwibagirwa, ariko uyu mugabo yari ku irembo tu, ari ku irembo kubera iki? Yarazi ko iri niryo rembo Imana abwiye guhagararaho kandi igihe kirahari. Irembo zarifaho. Irembo ryo gutegurwa ntabwo wihuta urivaho, oya, ahubwo wihuta uwiyubaka amemta Imana igutegurira ubuhamya. Preparation ni urufunguzo rutwinjiza muri success. Mwese nabyo bazi. Abantu bashaka kwiruka bava mu bintu bibazo, ariko uri muri preparation. Ibyo bana bandi barimo barakora uyu munsi by'amafuti n'ibiki, ni igihe cyawe cyo kubigiraho. Amafuti yabo muzayakore, ariko mu bakritika nawe urimo nawe mu myaka 10 iri imbere uzakora n'ibyo wakoze. Nuko umwami abwira Hamani ati huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenze utyo Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami. Uva uyu mugabo adresse yari irembo rya preparation. Imana igiye kwereka abantu ko yaguteguye kandi igihe cyo kurangiza gutegurwa cyarangiye. Ifo yukomeye ngashuwa ko ari Imana yagusize ari izagusanga. Benshi bahita bacomoka bagashaka nibaremba kinguye y'abandi kandi saya bagasigara mu nyandiko. Yabaje Moridekayi still acyategereje amasengesho ayarimo kandi aziko Imana yazamuye Esther ibwami, namenye niko na time yangu. Kandi ibyo yakoze umwami aratabagwa ari bamwica arategereza. Uwambye urabiko. None umwami yabuze ibitotsi undi yamanitse igiti cya metero 50. Bikuvuga umuntu wari kabeza yabonye Moridekayi aza kumenya Moridekayi afite peace, afite amahoro menshi cyane. Kubera iki? Imana ni inshinga n'ikingo. Iyo utazi ko ari inshinga n'ikingura ibivugwa ari byinshi bahamuka ubwoba bagufata ugahangayika, ariko ngamubwiye Imana yaguhamagaye n'iki cyangwa mu buzima bwawe. Yamusi nakarange kabusiru nachi cyaguhanga sobachikuwe zabatekana bien à l'aise kandi bamanitse igiti hari cyo kumumanika. Akomeza azana bashaka taraba baba, akomeza yegera ku irembo yambaye igunira, ashaka mu maso y'Imana, ashaka gutaraba kwa bayuda. Undi nawe ati mbona kubanga yavuga reka njye gushaka autorisation nako akamushaka yakubanga wawe ya. Undi nawe ati rama shaka braka to time irageze iyo mwijimo baye mwinshi wowe ugiye gucya.